sinigeze mbona umuhango wo gusaba mbere y'uyu munsi ariko nishimiye inshuro yanjye ya mbere mu muhango wo gusaba kandi nizeye ko namwe mwawishimiye nje n'ababyeyi banje twishimiye kugira uruhare mu muco nyarwanda twishimiye kuba turi hano mu Rwanda ndetse no guhura n'umuryango wa Songa twizihiza ubukwe bwanje na Songa. Uyu ni umunsi udasanzwe mu buzima bwacu ntituzawibagirwa. Mwakoze cyane kuza. Hari na bamwe muri mwe bavuye mu bindi bihugu. Turabashimiye kuba mwabashije kugera hano mu Rwanda kwifatanya natwe muri uyu muhango. Tunejejwe no kubana n'inshuti n'imiryango iri joro. Reka nongere nshimire cyane abadufashije kugira ngo uyu munsi ugende neza. Mbere na mbere ndashimira abasaza bakuru ndetse n'umusango mukuru. Ambassador Ben Rutsinga, Ambassador Zephyr Mutanguha, Mr. Tarsis Karugarama, Ambassador William Nkurunziza, Ambassador Gideon Kainamura, Dr. Emilie Ruhamasirabo, ndashimira kandi Tunga Munyaneza n'abantu bose bamperekeje uyu munsi. Mwarakoze cyane kubwo kwitanga mwagaragaje. N'abantu benshi bateguye uyu muhango mu mezi ashize kandi banyakiriye mu Rwanda. Harimo data bukwe